menya kandi usobanukirwe n'amateka y'ibikomere bya muntu. Twatangiye rero mu minsi ishize tubagezaho ibikomere abana bagira bakiri mu nda z'ababyeyi babo, kuva umwana samwe, ibizamubaho, ibizaba mu gihe kuri nyina, ibizaba muri sosiyete arimo, uko aje, uko yakiriwe, imibereho azagira muri iyo mu nda y'umubyeyi we. Twabonye ko ari bimwe mu bizagira ingaruka ku mibereho ye no ku mateka ye. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tubabwira noneho ibikomere umwana agira mu gihe amaze kuvuka. Nk'uko twabibonye, umubyeyi burya asangiza umwana imibereho ye. Turabivuga no mu Kinyarwanda ngo ntawe utanga icyo adafite, cyangwa ngo utirahuriye ntabwo ashobora kurahurira undi. Iki cyiciro tugiye kwinjiramo ni icyiciro gikomeye cyane, kuko ari igihe tugiye kubona ko ibikomere umwana azagira minsi ye ya mbere yo kuvuka, yo gutangira ubuzima kuri iyi si, bishobora kumubera intandaro n'imbogamizi ku buzima bwe bwose azagira mu gihe azamara kuri iyi si. Tugiye rero gutangira tureba ko uko umwana avutse, birumvikana ko hari ahantu azavukira, hari abazamubyara uko bazamwakira, hari mu muryango avukiyemo, avutse se ari umwana wa kangahe, aje mu gihe abandi bana aje, niba ari uwa mbere, niba ari umwana uje ukurikira imbyaro nyinshi, niba aje ari umwana ukurikira inda nyinshi zavuyemo, cyangwa se umwana wapfuye, niba aje ari umwana wabanje navuga kwakirwa mu bijyanye n'imiterere ye, niba se azaza ari umwana uzaza mu gihe uzasanga imibereho y'ababyeyi babo uko izaba ihagaze, hakurikijwe umutungo, hakurikijwe igihe barimo muri iyo minsi. Ni ukuvuga bya bindi byose tubona bijyanye n'ibihe abantu baba barimo. Hari igihe abantu bakubwira bati turi mu gihe cy'amapfa, turi mu gihe cy'itumba, turi mu gihe cy'inzara, turi mu gihe cyangwa se turi mu gihe cy'umunezero. Ibyo byose bifite ingaruka bizagira mu buzima bw'uyu mwana uvutse. Reka rero dutangire tureba ko nk'uko bisanzwe mubizi, iyo umwana avutse, umuntu wa mbere umwakira ni se na nyina. Uruhare ababyeyi b'umwana bagira mu bijyanye n'imibereho ye, turebe uruhare rwa se na nyina mu mivukire y'umwana. Iyo tumaze kureba ibijyanye n'umwana uko avuka, havukira, ni ukuvuga ko nuko arerwa, naho arererwa, ni ukuvuga ko tuzabona ko ubuzima bw'uyu mwana bushobora kuzagira ingaruka ku bijyanye n'abantu mbere na mbere, uko yumvise yakiriwe. Niba umwana avutse agasanga nyina yamaze nko kubabara cyane, hahandi usanga umwana banamutandukanya na nyina, akabanza kujya mu bindi byuma bimureyanima cyangwa bimugarurira ubuzima. Niba yavutse atuzuye, murumva ikintu cya mbere umwana azagirana imishyikirano nacyo, cyangwa se mu bihe context uwo mwana avukiyemo, ni ibintu bimwe na bimwe mu bizatuma agira ukuntu aziyumva muri icyo gihe cya mbere, ndetse binarema ibyiyumviro mu mutima we cyangwa ibitekerezo bishobora kuzamukurikirana igihe azaba akuze. Mujya mwumva nk'abantu bakura akajya avuga ati rega njye numva ntacyo ndicyo, njye numva nta kintu ndicyo, njye numva ndutwa n'uwapfuye, njye mbona nta byishimo by'ubuntu nshobora kugira.
bavandimwe, ibi byose burya ntabwo dukwiriye guhita mbere na mbere twihutira kubwira umuntu ngo ibyo bintu byikuremo, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ugomba kubanza ukamenya impamvu uwo muntu avuga ayo magambo, afite ibyo byiyumviro, afite ibyo bitekerezo, hanyuma ukamenya n'icyo wakora kugira ngo umufashe. Muri aka kanya rero reka tubabwire ko ububyeyi bwa mama w'umwana ari ingenzi cyane mu gihe cyo kuvuka. Zaburi ya 22 umurongo wa 10 kugeza kwa 11 niwo havuga ngo ni wowe wanyivaniye mu nda ya mama, unshyira mu maboko ye ngo mererwe neza. Ibyo rero bihita byumvikana ko umwana igihe avutse aba akeneye kujya mu maboko y'umubyeyi we, akumva bwa bushyuhe bwa mbere agiranye na nyina wamubyaye, ndetse akanabona agahita yumva ko uwo mushyikirano uzagira byinshi wubaka mu buzima bw'umwana. Ndetse no mu gitabo cya Yobu umutwe wa 10 umurongo wa 8 n'umurongo wa 12. Tugarutse rero muri ibi ngibi byose turimo tuvuga, ni ukuvuga ko umwana umaze kuvuka azaza yumva ikintu cya mbere azaba akeneye nuko kwakirwa. Se na nyina w'umwana ba mbere niyo si ya mbere umwana atangira kumenya, mbere yo kugira ngo amenye ibindi bizakurikiraho, ibyo azabona yamaze guca akenge cyangwa se ibyo azumva. Ariko mbere na mbere umushyikirano azawushyikirizwa n'abo babyeyi bamubyaye. Burya ni ikintu cy'ingenzi cyane mu bijyanye imyifatire ababyeyi bagira ku buzima bw'umwana, cyane cyane mu minsi ye ya mbere. Niba rero umwana avutse, tubona nk'ingaruka. Umwana ashobora kuvuka, ntabwo ari we biba biturutseho, ariko wenda nyina wamubyaye akitaba Imana. Murahita mwumva uko icyuho uwo mwana azagira. Hahandi yarakeneye kwiyumva mu biganza, kwiyumva mu rukundo, mu gituza cya nyina, azasa naho uwo mushyikirano birumvikana niyo yabona abandi bagerageza kumusimbura, ariko ntabwo aba ari bo aba yaramaranye nayo y'amezi 9. Ubwo rero tureba ingaruka zishobora kuba ko uwo mwana uvutse nyina agapfa, ariko noneho tunareba ingaruka ziba ku mwana uvuka nyina akamutererana. Mu magambo yo muri Izayi umutwe wa 49 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16 tubwira neza iri jambo ngo ese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ese yaburira impuhwe umwana yibyariye. Kabone naho tagirira impuhwe, yaburira impuhwe cyangwa se yaburira igishyiko uwo mwana, ariko ku Mana uwo mwana we azagira ibyo byiyumviro bizatuma wa mwana yumva ko akunzwe kandi yitaweho. Nubwo yatereranywe, ariko tubone ko Imana idashobora kumutererana. Niyo mpamvu harimo ibyo ngiye kuvuga nibyo bishobora kugira ingaruka ku bantu banyuranye, ariko tuzabona ko hari n'ingabire y'Imana ukuntu isanga umuntu ikurikije amateka yavukiyemo. Rero tuzabona ko hari nk'abana bavuka noneho ugasanga nyina aramutaye ku mpamvu zinyuranye. Hari abo bajya batoragura aho ahantu hanyuranye, arashobora no kuvuka nyina ntabane na nyina muri ya mezi ye ya mbere, bitewe n'impamvu zinyuranye, kubera ko yarwaye igihe kirekire, cyangwa se bikaba bitashobokaga ko uwo mwana agira n'uwo mushyikirano n'uwo mubyeyi we muri icyo gihe, akiyumva mu bandi ariko ataragirana umushyikirano na nyina umubyara. Ariko tuzabona ko hari n'igihe noneho uwo mubyeyi wamubyaye ashobora noneho kuba ari nawe ubwe, nubwo tutabishima kandi bikaba ari ibintu bibabaje, ariko ashobora no kuba ari ubwe nawe wikuraho uwo mwana we. Tujya tubibona, hari abana bavuka ugasanga nyina aramufashe, biraterwa n'ibihe yavukiyemo, agahita agenda akamushyira kwa nyina, ubwo ari nyirakuru w'umwana, cyangwa se akamujyana mu kigo cy'imfubyi n'ahandi. Ibyo byose bifite
ingaruka bigira kuko uyu mwana aziyumva ari wenyine, yiyumva se n'utawe, yiyumva se n'utereranywe, bizatangira kurema muri we bya byiyumvo by'agahinda, agira ibitekerezo byo kwitekerezaho kenshi, cyangwa se atangire no kwigiramo ibitekerezo bibi byo kwibaza se kubera iki, kuki bibimbayeho, ndetse agire naho yakumva muri we ashoboye kugira intimba cyangwa se akagira ububabare runaka bushobora no kuzamukana n'ubuzima bwe, bukazerekanwa n'indwara zinyuranye ashobora no kutangira kwerekana akiri n'umwana mutoya. Turebe rero ko ibi bintu byose biba ku mwana, noneho bizanagendana ariko naho umwana noneho yavukiye. Niba umwana yavukiye ku bitaro yabanje kwitabwaho n'abaganga, si kimwe na wa wundi uzavuka babanje kuvuza yabahanda kubera ko wenda abaganga bari biryamiye. Hari igihe bijya bibaho izo mpamvu zituma abana ababyeyi batereranwa, bigatuma abantu umwana mu gihe avutse atarimo yiyumva nk'ushagawe, nk'ukunzwe. Noneho igihe rero abaganga batitaye kuri uwo mwana bizagira ingaruka ku buzima bw'uyu mwana nawe, kuko umuntu burya agirana umushyikirano muri ruhande n'ibirimo kumubaho, niyo yaba atabirebesha amaso, ariko niko Imana yaremye umuntu. Umuntu ni ikiremwa cyumva, l'homme c'est un être sensible. Umuntu ashobora kumvisha umubiri, ashobora kumvisha ururimi, ashobora kumvisha amaso, ashobora kumvisha amatwi n'ibindi binyuranye. Ni ukuvuga ko ibikoze ku umuntu ashobora afite uburyo bwinshi bwo gushyikirana nabyo, niyo yaba atabisobanukiwe ariko ashobora kubiha igisobanuro. Ikindi rero tubona ni igihe muri ya mishyikirano ya mbere umubyeyi azagirana n'umwana, hazabaho ko ambiance, urukundo umwana yari kumva muri ya minsi ye ya mbere, igihe arimo yakirwa na se, amuzaniye indabo, amuteruye, yari ahari. Ubu ngubu abantu basigaye basaba ndetse bagatanga n'uburenganzira ko umubyeyi abyara, umugore abyara n'umugabo we ahari ari iruhande. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko wa mwana azumva koko, ndetse n'uwo mugore agira uwo mutekano wo kumva ko iruhande rwe umugabo we ahari, ariko n'umwana azumva iyo klima, azumva afite uko azakira uwo mushyikirano wo kumva ko aje ategerejwe, aje yishimiwe. Ariko mu gihe rero wa mwana avutse akanasanga nanone bya byishimo arabibuze kubera ko ise ntawe uhari, ise ntahari kugira ngo amwakire, kugira ngo abe ari mu bantu ba mbere baza kumubona. Icyo gihe uwo mwana nawe bifite ingaruka bizamugiraho, nk'uko tugiye kubigarukaho mu kanya. Twitegereza noneho igihe noneho umwana atabonye ibyo, ese bishobora kwerekanwa n'iyihe myifatire, cyangwa se bishobora kugira ingaruka zihe ku buzima bw'uwo mwana. Reka rero dukomeze tureba, nk'uko nabibabwiye, umwana amaze kuvuka araje, azumva wa mushyikirano wa mbere na mbere akeneye guhabwa urukundo. Turebe ko aho avukiye, aho arerewe, ntibabyariwe ku gasozi, ntibabyariwe mu rugo, ntibabyariwe kwa muganga akavuka yategerejwe, ntibavutse yabanje kunanirwa. Ibyo byose ni ibintu bigiye kuba bimwe mu bintu bigira ingaruka kuri uyu mwana. Reka turebe uruhare rw'ababyeyi rero b'uyu mwana. Noneho niturangiza turareba n'uruhare rw'abandi bose uwo mwana azavukiramo, ni ukuvuga famiye, uko izamwakira, abantu bazaba bari kumwe, bazaza kumwishimira, bazaza kumureba bwa mbere, uburyo bazitwara bamugezeho. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bizagira ingaruka nziza cyangwa mbi ku buzima bw'uyu mwana.
bireye ku ruhare rw'umugore. Umubyeyi w'umugore afite umwanya w'ibanze mu buzima bw'umwana kuva gisamwa kugeza akuze, kandi bavuga ko nyina w'umwana arakabura ntikaboneke. Agira uruhare rero rukomeye rw'uburere bw'umwana, ariko cyane cyane no mu kuvuka kwe yakigera ku isi, akaba ari nawe kandi muzi ko ari nawe bazamarana igihe kinini mu buto bwe. Niwe wa mbere rero umwakira, akamugaragariza urukundo, niwe umwereka isi bwa mbere, ayibona rero uko nyina yimweretse. Umubano rero bagirana ni nawe uzakomokaho uko azabana n'abandi ndetse n'uko azabana n'Imana, kuko ari we mwigisha we w'ibanze. Iyo umwana atakiriwe uko bikwiye na nyina biramukomeretsa cyane, bikanamugiraho rero ingaruka zizamukurikirana mu buzima bwe bwose, igihe atabonye uko akira ibyo bikomere. Tugereho kurebera hamwe bimwe muri ibyo, iyo myitwarire y'umugore ishobora kuba imizi y'ibikomere ku mwana ukimara kuvuka. Reka turebe icya mbere, umubyeyi w'umugore utakiriye ububyeyi bwe. Umugore ashobora kubyara ariko atariyakira nk'umubyeyi. Twagiye tubibona kenshi, kuko hari igihe umuntu usanga arabyaye ariko bitewe n'uburyo yasamye iyo nda, bitewe n'ibyamubayeho igihe atwite, bitewe n'ibibazo wenda arimo muri icyo gihe, ugasanga ntiyigeze yiyumvamo ko yakiriye uwo mwana. Ibyo rero bizaterwa n'impamvu zinyuranye, ariko kutakira ububyeyi bituma umubyeyi abyara by'umuhango ntaho umwana w'urukundo rushyitse, akamukunda urumamo. Aha dutekereze ku mubyeyi wafashwe ku ngufu, uwabyaye nta mugabo uzwi afite, cyangwa se uwo bashakanye yaramutereranye. Ariko hari n'igihe inda igwa n'abo umubyeyi bikamutera guhora n'ubwoba, ntagire igihe cyo kwakira ububyeyi bwe. Hari n'igihe rero umubyeyi nk'uriho by'umuhango akita ku mwana we abigiriye gusa ko ari ngombwa kurangiza inshingano ze, akabikora nta byishimo, nta bwuzu afitiye umwana, gusa akavuga ati nuko nta kundi byagenda. Ibyo bizagira ingaruka mbi ku mwana. Mujya mubibona nk'iyo umwana arize nyina akamukubita cyangwa se akamucyurira ashingiye ku byamwibabarije ubwe. Hari igihe umwana b'ingaruka z'ububabare bwa nyina, umwana akaba nk'aho ari victime. Hari umucyurira ahereye ku myifatire ya se, ku bwinshi cyangwa se bw'abana afite, ku bukene bw'urugo, cyangwa se ahereye ku byamubayeho igihe yamusamaga. Usanga rero ibi ngibi ndimo mbabwira, ushobora gusanga hari igihe umubyeyi asa n'uwihimura ku mwana, kandi umwana mu by'ukuri aba ari inzira karengane. Babyeyi nimumenye neza ko iruhande rw'umwana ntukwiriye kuhavugira ibidakwiye, ibikujemo byose. Ntibukwiriye kwifata uko ubonye kose. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko uba ubungabunga ubuzima, kandi buba bukiri ubuzima. Umwana muto uvutse ni ikiremwa cyoroshye cyane, kiba gishobora guhungabanywa n'ibintu byinshi bikibayeho, kandi kikaba gishobora no kubakwa nanone n'ibintu bitoya bibaye. Reka turebe ku bikomere umwana agira iyo atawe. Nk'uko tumaze kubivuga, iyo umwana avutse, umuntu wa mbere akeneye kugirana isano nawe ni nyina. Nyamara nanone nk'uko dushobora kubibona, hari abavutswe ibyo byishimo ku munsi wa mbere w'ubuzima bwabo, cyangwa se mu myaka ikurikiyeho. Twavuga nk'umwana uvuka nyina yarangije gupfa, akavuka se nyina arwaye cyane, cyangwa se indwara, ugasanga afite indwara yandura ku buryo biba ngombwa ko bamutandukanya n'umwana. Icyo gihe rero umwana abyitiranya nk'aho atawe, nubwo nyina abasa n'utabigambiriye. Ariko rero tuzi neza ko hari n'uwo nyina yihakana cyangwa se akamujugunya ku bushake. Ingaruka z'ibyo bikomere ku mwana ni uko bishobora kumuviramo kwanga ubuzima, kubaho mu bwigunge, kutagira imikurire myiza haba ku mubiri ndetse no mu mitekerereze, kutagira urukundo ruhamye, kutiyumva ngo yiyakire, yiyishimire, abone umwanya we
kuri iyi si, abona umwanya we muri kiliziya, abona umwanya we mu bantu, muri sosiyete. ibi ngibi rero murumva ko bizabyara, jya mubona abana benshi bajya mu muhanda kubera ko yananiwe kwiyumva iwabo, yananiwe kwiyumva mu buzima bw'ababyeyi be. Ikindi nanone reka tubone ko uyu mubyeyi ashobora kubyara uyu mwana ariko ukazasanga ise w'umwana ntabwo ahari, umubyeyi agasa naho agira ingorane wenyine, nta n'uwashobora kubwira. ubu muri iki gihe hari aho usanga umuco ugihari, abantu bakaza bakita ku mubyeyi wabyaye, ariko hari naho usanga umubyeyi wabyaye ari wenyine, azabazwa byose, azita ku bandi rimwe na rimwe niba afite abandi agomba kwitaho. Ibyo rero byose bizagira ingaruka. Hari ubuhamya nabaha, hari umwana wavutse nyina yarangije gupfa, yaje gukurikiranwa ariko no kubaho n'abaganga, nuko barabaza umwana waravuka abaho, ariko nyina yari yamaze kwitaba Imana. Ariko mu buzima bw'uyu mwana yari yarakurikiranwe no kubaho acecetse, ariko akumva abantu bagira ngo ntazi kuvuga. Yarangwaga n'umujinya ukabije, igihe kinini ababaye akagira imyifatire y'umujinya yerekana igaragaza ko kikomye imbarutso, kivumbuye ububabare buri kure hirya y'icyo cyari kibaye. Yego, umusengera yarafite imyaka 4, ntabwo yashoboraga kuvuga. uko mukuru we yagiye amuzana mu isengesho ryo gukizwa kwe, twagiye kuza buhoro buhoro, kwa kundi yatangiye mbere na mbere kumva ko umwana twamubwiraga mu isengesho ko tumukunda, tumwishimiye, n'indi myitozo twageragezaga kumukoresha, nubwo n'abaganga bashinzwe ibijyanye n'imikurire y'abana nabo bageragezaga kumwitaho. Ariko ni buhoro buhoro, nyuma y'umwaka wa mwana yatangiye kuvuga no kwisanzura. Hari undi nyina yari yarabyaye ahita amwihakana ngo kuko yasaga na se cyane, kandi se uwo akaba yaramuhemukiye cyane. Ibyo rero byatumye amusigira nyirakuru ajya kwishakira undi mugabo. Aho umwana akuriye yagiye gusura nyina, ariko aramwihakana. Byamuteye guhorana uburwayi bw'umutwe udakira n'igifu. Mu rugendo rwo gukizwa twamusabiye kubabarira nyina na se no kwakira amateka ye, dore ko yari yariyanze, akumva nta nubwo ashobora kubaka ngo ashake atekereza ku by'umuhamagaro we. Ibyo rero byo byagiye bibohoka, atangira kubona ko uko kuntu ubwo burwayi bwe ndetse n'imyifatire agira atari ko ateye. Ubundi yaravugaga ati mwirushywa n'ubusa, njyewe ubu niko Imana yandemye, njyewe ubu niko nteye. Hari undi wavutse asanga arererwa kwa sekuru, bakamubwira ko ari bo babyeyi be. Nyina yazaga kumusura akamwumvisha ko ari mukuru we. Aho akuriye yaje kumenya ukuri, ariko abimenya nyina yararangije kwitaba Imana. Yananiwe kubabarira se na nyirakuru kuko bamubeshye, akibaza impamvu, akibaza n'impamvu nyina yamwihakanye, ariko akanibaza n'impamvu sekuru na nyirakuru bagiye bamubwira bati nitwe babyeyi bawe. Nta byishimo rero yari afite mu buzima bwe, kandi yahoraga mu buzima bwe afite uburibwe budasobanutse. Agahora kwa muganga, ngaha aribwa mu mitsi, ejaka yava mu mitsi, atari ni mu magufa, ejati ndava imyuna, ejati narwaye umugongo, n'ibindi nk'ibyo. Ubuzima rero dufite cyane cyane n'ububabare duhorana, bishobora kuba bifite icyo bipfana n'ibyagiye bitubaho. Yari Gerard Ruvunabagabo, nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose.